nyine na polisi nabi umuvandimwe wawe yarari hano namusize hano none se ari bamusize ariko twari turi kumwe twahuranye yarari hano nukuri ubwo se ari ushoka ifoto nakweretse niwe rwose umuntu wanyeretse niwe twari turi kumwe hano yaba ari he niba atari aho wamubona nanjye ntabwo mbyumva twavuye ahantu namukuye ahantu habi tuza hano we yariyo mana nyagasani we man ubu koko ese wari umukuye he umva munayise namukuye ahantu habi hasa nabi mu mazi do mu bishanga nyine mbese basi umuwazi wawe ukamuzana niko nta kintu yavugaga nibyo yambwiye ibintu bibaze ngo ni inzoga kandi nayo ifite gahunda nyinshi ndi kwihuta numva ntabwo nari kugumya umwana nawe ndonaga ameze neza ndamukura hese we uyu uramubona ni umuntu mukuru uzamubona uyu wihangane nabyo kwihangana mwana nyagasani uzamubona kuko ubuse ariko icyo mwanya mbona gute mu kanya gato cyane mvuye hano ntabwo ninze urabona nayo mfite umva ashobora kuba ari hano hafi wowe ahubwo komera sibyo uramubona wewe humura umushake uramubona ni umuntu mukuru nawe ntabwo ari umwana ku buryo yagenda ngo abure urakoze cyane sibyo ndaguma nshakisha icyo nzi cy'ubu ngubu ari hano hafi gusa nyine wari ukoze ku bufasha bwawe okay sawa nta kibazo kandi wiyiteho Yeah? Wow, bro, ni wowe se? barira ndabizi navuze nabi ejo ariko nyine ntabwo nabishaka nabonaga warakaye subizi ko ngukunda ntabwo nakanga kukubabarira nase wari wabaye iki birakomeye ku kazi nyine ntabwo byari byagenze neza gatuma nakara kuriya hari ibintu nabuze by'agaciro kabisa ariko nyine uzabibona nzabibona ariko nyine ntukajya utakarira uzi ko nagize ugiye kundya neza ariko mu gihe ndakaye ntukajya umbwira ibintu by'ababyeyi bacu Mana we bro, mana we suwe yesu we ni wowe mbona cyangwa ndarota umeze neza se bro kubera icyo wansize ukagenda narakubuze igihe kirekire wabaga he kubera iki suwe yesu we se ndi kurota ntabwo ndi kurota se bro ufite icyo kibazo nanjye sinjye waragiye Ahubwo uransiga ibintu byose reka tubivugane tugeze mu rugo si byose nari ngukumbuye ku buryo utabyumva mana nyagasani we se wabaye iki mana we kuko birambangamira cyane urambabariye ntabwo nakanga kukubabarira gutekereza ikintu tumaze iminsi tutaraya ndakimenye njye gutekereza nabi ni ukuri kw'Imana umva wari upfuye wo kabyara we ye baba we none se wabaga he ariko se
ushobora nanutse no kuri kw'Imana niba mu buzima naratinze ariko Bana we. nagarutse sibyo se urenda gupfa ndagutekera iki se basi uyu munsi yewe ntabwo bizi bwira ahubwo buretse gato mbere yo gushaka icyo ntekera umeze neza nta kuntu ntiza fone nkafata nimero za wa mukwezi ko nshaka kumuvugisha akantu gato polisi yo mu nshuti yasise umuzi nawe rero okay si ugushaka kumubwira ikira ntari bari ko akiri ngira nize ngende muvugishe Allo Esa na Fade tuvugana ni Terezoro mushiki musaza wa Sandro nta gushaka byihutirwa ya hari amakuru nshaka kuguha yego nta makuru kandi yihutirwa ubishatse wanangiraho vuba nyine byihuse bimeze gute meze neza makuru yaho ni meza ariko biriya bintu uba wikora byo guhura mu muhanda ugashaka kunyirengagiza nkaho utanzi biterwa n'iki nawe utagiye kure urumva byaba bitewe n'iki kurya duhura mu muhanda ukagira ngo nta nubwo tuziranye nyine oya wijya kure ukijijisha urumva byaba bitewe n'iki cyabiteye ngenda kiza ya ariko biriya bintu rwose iriya SMS wabonye nta kintu imaze ngaho nsobanurira nyine nkense ko nayo nyine reka nkubwire uriya mukobwa ntabwo dukundana njye nawe sibyo ko turi inshuti SMS rega ni nk'uko n'undi muntu yayinyandikira oya ariko wabonye ibintu yakwandikiye ni ibiki ko nta n'ibintu birimo birenze iyi ntabwo birenze nyine ntabwo wabyumva tumva nyine kuri we ntabwo birenze tu siko umuntu yakwandikira ibintu nka biriya wenda kujya kumusura guhamagara ariya amazina mani ntabwo ari ibintu birenze cyane ari umukobwa ko ari umukobwa uriya mukobwa yaranarwaye kandi kujya kumurwaza aho twagendeye ko mbona ahantu habaye heza mani mani ahubwo habaye habi irungu ryaranyishe mani nkajya nicara mu nzu nkareba wagira ngo hari umuntu uri kubura nkumva wagira hari ikintu kiri kubura mani nyine nkumva ibintu birancanze tu kandi ugabona utarigeze unanshaka dore nawe ko mbambona nta gaho nyumvira bro nta kintu nakoze nagiye kuri RIB urumva nkabwira abapolisi nshakisha mu nshuti zanjye none ntabwo uzi boyfriend wanjye uri hariya yagumaga ankorera ubugome koko nkumva mbuze uko mbigenza namubwira bereka tujye gushakisha umuvandimwe wanjye akijya uriya mutipe sinzi ako nkubwije ukuri nkubwije ukuri hano narindi ntabwo byari byoroshye gusa nyine ntari bitu gusa nyine nanjye nariyakiriye ndavuga numva icyo nzi cy'umuvandimwe wanjye ariho kandi ahari nzamubona numvaga nzagaruka se cyane nari mbyizeye Ezo yaje igeze yari yagiye mu butaka bw'amahoro ze ariko ntukize ikibazo cyari cyarabaye iminsi myinshi gatanu nagiye kumusanga ngo ndebe kameze nk'uko nawe wajya gusura undi muntu w'inshuti yawe ntabwo yakwandikiye ngo ngwino nsure ndarwaye atagiye gushiraho shubuki ako ntabwo ariko wari abikomeje bigeze kuri uriya rwego okay gugura no mu ngambye muhanda ukuntu ari kubifata ngira nawe ahubwo se kuki utanabimbajije okay ishire mu cyumba cyanjye uri kubifata gute njye mbere yo kugira ngo nkore biranga ibintu nk'ibyo wakoze nabanza kwikwaza mbere yo kugira ngo nkurakare shuwa cyane ndumva ufite umutima ukomeye gufata umwanzuro umeze kuri utabanje no kubimbwira ntabwo bitabinyereka ikindi kintu nuko byagenze rero ngewe umutima nawe inshuti yo ntabona umuntu ko turi kumwe ndagenda nkazanye n'abandi ese ishire mu cyimbo cyanjye nawe ari wowe yego ndabyumva yego biranababaje ariko biriya bintu nta nubwo ngiye ku giti cyanjye nabifataga nk'ahari n'ibintu bidakomeye cyane ku buryo byajya kuri uriya rwego rwo guhura no mu muhanda ukananyirengagiza nk'aho tutanaziranye none se twari duhuriye icyo twari duhuriyeho cyari cyarangiye none se cyarangira nta nubwo abantu baba n'inshuti se yendaga ikomeza niba nyine utanshaka it's okay ariko njye ntabwo nigeze nkubwira ko nagushaka sibye ibyo wabonye muri telefone
njye nabikubwiye n'umunwa wanjye mubwiye ko nagushaka. ntabibonye Wabibonye he? iriya SMS ariga yavuga byinshi sheri yavuga byinshi nuko nyine utaba ushaka kubyinjiramo ariko iravuga byinshi. Kubivuga byinshi ndabyumva pe, ariko ntago uriya mwanzuro we wahise ufata urakomeye cyane, buryo njye natekereje gusohoka mu nzu ngasanga wagiye. ariko mpagaze nkora iki ndindiriye iki nkatuma umutwe mpamagara umuntu udahari. nari kuba nkihari ndaje umbwire ni inshuti yanjye yarwaye ngiye kumusura nje kure ukuntu ameze. Yego nyine bikarangira nyine umbeshye gutyo nkagenda nibyo ushaka. Iminsi myinshi ntabwo umeze uzi ko ute? yari yarabuze ngo mu butumwa bw'amahoro. Meze neza uko nyine tu ese ahubwo ko mbona ubyibushye Nese wari uzi ko afunzwe ku buryo uvuga ngo ku buryo yaba yarananutse? oya urabona itoto afite se narabyibushye cyaza nawe muri abakeza nubwo maze iminsi tutabonana So waranyirengagije. ariko Imana ishimwe ko waje uyu munsi ndakugurira akantu sibyo se dore ko Wari uri heza? warakanyemere narinda aho nyine tu nyine wari waragiye haraho nari naragiye gusa nyine nagarutse. wagarutse polisi hano kabisa nizere ko ibintu wari waragiye muri birimo amafaranga ariko Amafaranga none be wavuze ko ari wowe uri bumugure uyu munsi. oya urumva ambwiye yuko hari ahantu yari yaragiye bivuze yuko ari we ufite amafaranga. Izo by'inzoga zankuriye se nawe ntabwo ubizi. Nawe ntabwo azi ngo ni ibiki. Mbikubwiye ni byafata icyumweru zaragiye ziranyubika. Ese wari waragiye ukuvuga ngo njye naherutse nk'inzoga kuva icyo gihe uzige ntumbaze ngo cyonyine nabanga igihe tukubura twabuze amahoro be wanjye akanisha umutwe tujye Ako navugaga nawe ibyo. njyewe naragushatse ndakubura ndagushaka ahantu hose ndagushaka gatanazi nawe waranshatse. njye nta nubwo nzi ku buryo nabivuga rwose. nyine ntago bibyumvikana ntago bivugika. Biranumvikana wabivuga gute? ariko hari n'ikintu kimwe nshaka kukubwira. Wenda ngiye nimba narakoze amakosa yo kukubabaza ndabyemera n'amakosa yanjye, ako nibura ndagira ngo mbabarire ku byo nakoze. Nkubabarire Yego. na Aisha Aisha nakubwiye ko ari inshuti yanjye kandi ubu ngubu nta n'uwo Just friend yagiye hanze ubu ngubu nta n'uwo ugihari. nyine kuba agiye nibwo nyine Eden yagiye ndamuguze kanongere nsange. Oya ntabwo ari ibyo, nta n'ubwo yagiye uyu munsi, yagiye kera ahubwo ngiye n'ubundi. wari kiri gupanga ngo nzagenda n'umuzi umukobwa ari aho ndagenda avuga ati sorry. Oya wapi erega ngiye iyo nza kuba nagukunda nta nubwo twari kujya duhura mu nzira nkora ngo njye kuguhagarika, nanjye nari kujya mucaho nk'uko nawe uncaho ukikomereza. ubujijwe n'ikizi nyine kuba nkukunda ngiye niyo mpamvu ngiye nkuhagarika mu muhanda. Ntabwo rero kuba nje kugusaba imbabazi ari uko uriya mukobwa yagiye, ahubwo nuko ngiye nkikigukunda. none agihari ko utaje. Imana gushatse shuba Nyine cyane 100%. njye yambwiraga ko ari kugushaka ariko sinabimenye. gusa hari igihe yazaga nyine ndi mu kazi ugasanga mbuze uburyo ngushakamo nyine akaza nafite umwanya nanjye bikambangamira ariko kuba waranshatse ni byiza kabisa kandi kuburi sister. Ese ubu mbigeze he ko mutatwereka ibirori? Namubaze se nguyu ko mutatwereka ibirori ikintu kidikubaza ibiryo se wenda vanga birori tuzabereka. umva ukuntu ari kumbaza ngo natetse agake aheruka kurya hano umunsi reba na cya gihe ugenda uheruka hano ryari se ubundi tutaretse kubeshya ntuheruka ataragenda nako yaragiye waje rimwe none ngo yaranshatse ntiyarazaga no kugusura basi ngakubaze ngo meze gute. bro naramuhize koko akajya ambwira ngo afite akazi akambwira ngo afite inama wibeshya ntabwo byari bimeze. ntabwo hari igihe twigeze kujyana like hariya Nyamirambo tujya kumurebayo tujya mu ishyamba hariya mera neza hakurya Nyamirambo. Ako kirya gihe twajyanye byagenze bite? N'akazi nari mfite uwo munsi nari mfite konje sibyo kazi karuta umuntu nyine ako byo tubireke ntabwo ari ngombwa. Hagarutse ni byiza gusa inzoga zo ebana ntukanywe inzoga buriya inzoga ntabwo ari nziza. gusa njye hari ikintu njya nibaza bro kambwira ngo ni inzoga kandi yaravuye mu rugo twari turi kumwe mu rugo twembi ameze neza cyagiye mu gitondo njye nibwo muheruka yagiye ameze neza. Hamwe muravanga shaho uru rugo ukuntu rusigaye rusa ni mu cyano heza ni habi wamurekeze imbere mu rugo hari heza ntabwo aba nabibona hano igikoni kiri muri iyi ameze
igikoni kirimo inzu nta saro Ese ubundi n'ubu yaje- karafunganye yaje kuvuga ngo naje n'ejo si ubwo se ejo n'ejo yaje Ejo? naje ejo umenya naho utaha n'igihe wari umaze naje ejo none se ko uvuga So, ufite wayoberwa ikibazo iwanyu? cy'uko niba neza kandi mu gitondo cyaho mvuye iwanyu kutazi. erega buri umuntu agira igihe atekereza ikintu akagira n'igihe cyo kugikorera. It's okay. gusa wenda uyu munsi niwo munsi nari mfite wo kuza hano nyine nkaba naza kubikubwira, ariko gusa nyine mbabarire nyine tu ku byo nakoze, kandi ndanabyemera ko amakosa ari n'ayanjye. Erega reka nkubwire sibyo, utagiye no muri byinshi nanjye ndagukunda urabizi sibyo, nka biriya byose nagaruka ukwanga abandi no kumva ni ukugira ngo wumve ko hari wumve uburemere bw'amakosa wakoze. Ese urabwumva? nta n'ubu uri kuza gusaba imbabazi uvuga ngo ntabwo buremere, si zo ni imbabazi uri gusaba cyangwa uri kugira ngo wikwereke umuntu? Wenda wowe ni kubitekereza ku giti cyawe, ariko ngiye ko mbikubwira ntabwo ariyo mpamvu mbivugiye, kandi ngiye nemeye n'amakosa kuko nakubabaje, ariko nyine to bambabarira nyine nimba byashoboka. wowe nibyo byashoboka, wowe niba bikuvuye ku mutima it's okay. Njye bimvuye ku mutima kuko mbimaranye iminsi cyane iminsi myinshi mbitekereza kuba nazi kubikubwira, ariko ngatekereza yuko rimwe na rimwe nshobora kuza sinahagusange, yenda ngatekereza yuko na mere wawe nshobora kuza akambwira nabi, kuko rimwe na rimwe yigeze kumuhagarika ku gipangu numva ari kumbwira nabi yiti ni wowe wambabarije umwana Sure. cyane. Wigeze uza nyuma yo kuba iwanyu? Naraje wa munsi igihe nazaga nyine Atari cya gihe nsanga hano. ako nyine ubwo urumva kuba naraje hano uriya munsi nkabona biriya bintu, kongera kuhagaruka urumva biba ari ikibazo gikomeye cyane. Birumvikana, it's okay. Ako gusa uyu munsi natekereje kuza ko byagenda kose, ndavuga ati bambwira nabi bambwira neza ngiye ndihangana mfe kuza, ngeze n'Imana wenda musanze na hanze na mere wawe naho hari, ariko nyine ngiye mbikuye ku mutima kuba bambabarira. Okay, niba bivanye ku mutima it's okay, ariko ndagukunda urabizi. meze muteze ni sawa ni sawa komeye muteze meze muteze komeye cyane meze neza se turaho ko mutugendere se ni amahoro. amahoro nta kibazo, amahoro nta kibazo. Mm. Leta yarakize nta kibazo uri muzima. birimo biraza akabaraga kari kugaruka nta kibazo kabisa, Meze neza. ubu meze neza, sisita arimo aranyondora. iyo ameze neza ntabwo ubibona weho ubu nanjye ndi mu byishimo sepe ko se nkufite nk'ubwoba mo gake ukuntu azi ubu ntabwo ngira ubwoba bw'iki ngira ngo wagira ngo bwa mbere ubonye abashinzwe ushobora kuba atinya umutekano polisi. oya ubonye ukuntu asa nk'umuntu ugize ubwoba ni ra umuvandimwe wanjye turazanye kukazajya nsura burya se Olivier muraziranye? Abapolisi bo twambaye inifomu. ni uko mba mbona muri seri ukuntu nari nketse ko wenda yaba n'abazi. Umusaza waramubonye. Yego namubonye kandi mwarakoze. Buriya byose tuba twarabyirukansemo kugira ngo bikemuke. Uyu ni iki cyasi ni umukunzi wanjye. umukunzi wawe. Yego. Uzi ngo muri make murakundana. Yaje kugusura. Yaje kunsura. Uramuzi se wowe? Uyu bamwita gatanazi ngo ni bavuga boyfriend bofure aya Uramuzi ko ari gatanazi. ni gatanazi. Gatanazi umeze neza se? meze neza ndashima ni amahoro arandinza amahoro Amba nk'uko wabikubwiye twebwe rero inzego z'umutekano. Abashinzwe umutekano. ibyo ndabizi umukozi ari kubyemera muri mbuzi Tugiye dukurikirana ikirego mbona wohereje umuhungu wanjye. Uyu ni afande wanjye. burya uyu ni afande wawe Uyu ni afande. buriya uzi ko buriya mu nzego hari ibintu bigenda birutana najyaga mubona buri munsi bikanshaka ukuntu nsoro kuba ufite umuntu ugukurira ariko n'uburyo agaragaramo agaragara ari we unyohereje. yagaragara nka fandi, ariko ni nabyo byiza kubera ko muducungira umutekano. Namwohereje mu kirego cy'uyu muhungu wari warabuze, mushiki we yaje gutanga ikibazo yaradufashije. cy'uko yabuze musaza we. Mwohereza mu kirego cy'uyu, biba ngombwa ko nanjye nigira umusazi kugira ngo njye kumufasha, nagira ngo asobanure mwese muranga kugira ngo munyumve. Mbo kuba rero uratwizeye ngo dukorere akazi tukagakora neza kandi umusaza we baramubonye cyane rwose. hari icyabiteye cyose twarakimenye. Hari abamushimuse, hari abamugiriye nabi, hari abamugirira bose ngo
saa izi ngizi rwose tugiye aha ibyo nibyo nshaka ibyo nibyo nshaka turayafite abamushimuse n'aho bari uwo muntu byose mumufate vuba ibyo nibyo nkeneye yahemukiye umuvandimwe nose wanjye cyane muramuzi twaramumenya amakuru yose waba ari witonze be ngiye kukubaza ikibazo kimwe yego usanze uwo muntu ari umuntu wawe cyangwa se aba muri famiye yawe cyangwa se ari inshuti yawe wabyifata mu ntabwo nazamubabarira ukunda cyane Merisi kandi bo Thank you. okay buramba bari bikwiye ku mutima Yego. biranshimishije cyane pe Sure. cyane Ibyo biranshimishije. nta nubwo njye najyaga ntekereza yuko nibura njye nawe twakongera gukundana bitewe n'ibintu wajyaga unkorera Nta kibazo n'ibyawe. Kabyibagiwe. okay kunda bikunze cyane cyane none neza ahubwo ugomba kuza kunsura cyangwa tukareba ahantu tugomba kuza gusohokera twongera tugasangira nyine tukibibutsa ibihe bya kera urabyumva ute nta kibazo rero urambwira gusa njye numvaga twanabikora uyu munsi shuwa cyane ntari kuko njye navuye mu rugo nabiteguye nabipanze uvuga ati nuza kumbabarira nkiri kubabarira iyo utambabarira nyine ubwo urumva byari kuba ari ikibazo gikomeye cyane ariko nagazaba nari gupanga ariko n'ubundi nari kuzagaruka kuko uburyo ngukunda njye ntabwo byari gutuma birangirira hano nari kugenda nkazagaruka wakoze cyane nyine to kumbabariye nyine ni na byiza cyane ndanabikunze byatahari ariko nyine promise ntibizongere ntabwo bizongera pe nta nubwo ari amakosa nzayongera kandi buriya nta nubwo uri umukobwa nyine tunaciringa ibintu birenze twabyibagiwe reka tunabyibagirwe nta nubwo ari ngombwa thank you ubabarira ase gute ubundi umuntu wa hafi yanjye yankora ibintu nk'ibyo okay noneho reka nkwereke ukuntu ikibazo tukikemurira sajenti ube hafi ndahari bimeze bite bimeze neza ngewe witwa Gatanazi nitwa Gatanazi saa izi ngizi ko umuntu tugiye kudukurikira kuri sitasiyo ya polisi ngewe ariko mwibeshye ku muntu uraseka n'inzego z'umutekano ese mu buhe buryo kandi akazi tumaze iminsi dukora amezi angahe yose uri kubona twarakoreye ubusa se nose uri kumva ngewe muri make wumvaga ko tutazakumenya nizere ko atari wowe nizere ko atari wowe sibyo nizere ko atari wowe hasi ndavuze ngo hasi ntabwo ngiye hasi ntabwo ngiye hasi Jesus Christ Mwana nyagasani reka mwumvishe rikodi umuntu ndi hafi yanjye uratunguwe se umukunzi wanjye mwese mutega amatwi mwumve mwanze mwumve ntabwo ngiye ceceka ako numvishe umbwira ngo umpamagara umbwira ngo nze tubonane ngo hari ikintu nshakira cyihutirwa nagira nze numve uko bimeze sinari kuko ari amakuru nshaka bari bambwiye ko hari amakuru ushaka kumva ni amakuru yihutirwa narebye nsanga n'iyi fone nuko ubushize ntabwo nzi kuko nagenda narebye nsanga ntayagwa hakiri kare bashobora kugira ute kongera wenda bakaba nabura ntayaguhaye birumvikana ntari gahunda imeze ngiye kuguha amajwi ayo majwi ugende uyumve n'abantu yanyohereze kuri WhatsApp ntari bindaza ku ngende nyumve numva uko bimeze wigumye no kwigeza umunyabyaha uko nishe mama Sanini kubera ngo iri kosa uzakora nawe nzakubuza ku ikarita y'isi ntabwo ari wowe ngaho mwemerera tugira icyumba twemerezamo abantu icyo ushaka urahemera cyangwa se ukabihangane ngo turamujyana kuri sitasiyo za polisi kandi nawe wihangane kubera iki kuko imbere hano tugende wowe emera tugende wowe sisite ihangane umukunzi wanjye bari unkora ibintu nk'ibi koko bro umuvandimwe aragutenguha shabona ni abagome pe kizima z'uko nagarutse
wowe tuza ibindi uzabimenya nyine nyuma yaho. si ukubera icyo abantu aravuga kuki ntabiketse Yari buri wese yanga atwihishemo. kujyana nanjye bro wari ubizi turarana ijoro ryose mu nzu Ni ukuvuga ntiwabimbwira ngo ngewe yanze kugukura umutima kuko iyo njya ku bintu byo kukubwira byinshi wowe ukuntu nkuzi bari gushiduka umuhamagaye ugasanga gusa umwumvisha uko gahunda imeze ugasanga nta nafashwe akagenda ejo akabikorera n'abandi ariko buri bwo afashwe ntacyo. yusi yabikoreye wowe ndaza kuguha amakuru yose ndaza kuguha amakuru yose nkubwire detail zose uko zimeze. rwanda ni abagabo Kugeza na n'ubu ntabwo ndiyumvisha uburyo ari we wazaga hano mu rugo akishushanya. ariko ntabikira besito wanjye yarabanza arabimbwira ariko wabonye ukuntu yaje aseka. ariko yari afite ubwoba namubwira ati tujya gushaka umuvandimwe wanjye umuhungu muzima zina ahantu Gusa ikintu cyambabaje akanga kubimbwira ikintu cyambabaje ni uko yavuze ngo nanjye yari ari mu banshaka ahubwo yari ari mu banshimusi. mwana we ese kuba icyo umuntu ari mugari gute umuntu ashobora kwifata akijijisha akaza akaba umukunzi n'umuntu yaramuhemukiye gute ubundi nabaye injiji sinekereze ko umuntu wa hafi yanjye ari uri kumemukira ntabwo nakurenganya urukundo niko rumera. gute se babimbwiye simbikeke nyine nibyo nkubwira ni urukundo nyine urukundo rugira umuntu umusazi. ndakajije we bro mbabarire ibintu byose ntabwo nakurenganya none se wari ubizi ko yabikora nk'uko nanjye ntari nzi ko yabikora se ntiyazaga hano mu rugo ntiyaparikaga imodoka akaza tukaganira. iyo nza kumenya ibi byose ntabwo biba byarabaye sinamufataga nka ibi byose ni ukubera iriya nacumura ariko nawe cyiza nagarutse twishimire ko nagarutse dusubire mu buzima busanzwe ko nyine twizere kuri sefutu asebe sinagarutse sunyishimiye cyane nagenda ntuzongere kunjya kure basi ntabwo nagenda ese wabiterega ko ari uriya akaba yagiye ikibazo kirihe manishimye ako gace kari hese naho rwose